uyu mwaka uzagira iminsi 365. Uyu ni umunsi wa 127 mu minsi 365 igize umwaka. Harabura iminsi 138 ngo uyu mwaka urangire. Kuri uyu munsi wa 127 ni tariki 15 Kanama mu mwaka wa 2025. Uyu munsi isi yose by'umwihariko abakristo gatolika bizihiza umunsi mpuzamahanga wa Asomusiyo, kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya. Gusa kuri iyi ngingo hari abatabivugaho rumwe, kuko hari n'abavuga ko yapfuye bityo atigeze ajyanwa mu ijuru, ahubwo yashyinguwe nk'abandi bose akaba ategereje umuzuko. Gusa izi mpaka sizo zatuzanye. Ikituzanye ni ukuvuga ku nkomoko y'uyu munsi n'uburemere ufite ku bakristo cyangwa se kuba wizera. Ubundi byose bitangira mu mwaka wa 1 ubwo Yesu Kristo yavutse. Hanyuma uwasamye ku bwa Roho Mutagatifu ari we Mariya, twese tumumenya ubwo, kuko yari yibarutse Imana yigize umuntu. Yesu Kristo akimara kuva mu isi, abenshi ntitwongeye kumva inkuru nyinshi zivuga kuri Mariya, ahubwo byongeye kugarukwaho amaze imyaka 600 avuye mu mwuka w'abazima. Aha hari hagati y'ikinyejana cya 5 ndetse n'icya 6, hashingiwe ku migenzo n'inkuru zivuga ku rupfu rwe, ndetse byinshi byagarukaga kuko yapfuye. Abenshi ntibahwemaga kugaragaza ko uyu nguyu ashobora kuba yarajyanywe n'Imana mu ijuru, kuko yari yarakoze umurimo ukomeye mu isi. Hashize imyaka myinshi cyane nibwo hatangajwe Asomusiyo nk'umunsi mpuzamahanga wemewe by'umwihariko ku bakristo katolika. Aha hari tariki ya 1 Ugushyingo mu mwaka w'1950 nibwo Papa Pius wa 7 yabitangaje binyuze mu nyandiko yashyize hanze, ibyemeza neza ko Asomusiyo ari dogma cyangwa se ukuri nakuka mu dini katolike. Ahangaha nibwo Asomusiyo yari itangiye kuba umunsi mpuzamahanga ku bakristo katolika bose aho bari ku isi. Ibi byashimangiraga icyubahiro gihabwa Mariya nka nyina w'umucunguzi w'isi Yesu Kristo. Ibi kandi bihuzwa n'agace ko mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru, i Kibeho, kubera ibonekerwa ryahabereye ahagana mu mwaka w'1981. Hari tariki ya 28 Ugushyingo, aho yabonekeye abakobwa 3 bari abanyeshuri, ari bo Alphonsine Mumureke, Anatari Mukamazimaka ndetse n'uwo bita Marie Claire Mukangango. Iyo bigeze kuri uyu munsi, buri mwaka i Kibeho hateranira abantu benshi baturutse imihanda yose, haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ndetse nawe udukurikisha ko ufite gahunda yo kujyayo cyangwa se warigeze kujyayo, aha ni Kibeho.